Reka turebere hamwe amategeko 12 agenga amafaranga azatuma ube umwe mu bakire bake isi ifite mu bihe byose. Rimwe, hagarika kugura ibintu kubera kugamije kuzamura ukugaragara no kwemeza abantu muri sosiyete ubayemo. Mu bijyanye no kugura, biba byiza iyo ugura ibintu ari ukubona bigufitiye umumaro mu by'ukuri. Kabiri, amafaranga yose ubonye jya ushora mbere urye nyuma. Ntukarye amafaranga mbere yo gutekereza gushora. Abantu benshi mwebwe ni ibimukora. Gatatu, gabanya inshuti wongera abajyanama, ibi bizagufasha. Iki gihe ibigutwara amafaranga bizagabanuka mu gihe amafaranga yawe yo aziyongera. Kane, ntabwo ukeneye iPhone 17, ntabwo uri umusore w'imyaka 17 ukeneye kwemeza. Ibuka ko uri umuntu ukuze, ahubwo ufite inshingano 17 zigutegereje kandi zigukeneye kurenza telefone zigezweho. Gatanu, kugerageza kwemeza abantu kenshi batanakwitayeho bizagukoma mu nkokora mu byerekeye amafaranga. Gatandatu, burya iyo ugerageza kwerekana ko utunze amafaranga menshi, iki ni igihe wowe ubwawe uba ufite bike. Gusa iyo ufite ubuhanga, imigambi, ibikorwa n'ibyo wagezeho, gushaka kwerekana ibyo utunze byose uyoberwa uko bigiye. Karindwi, master your money and nobody will master you. Genzura amafaranga yawe, hanyuma nawe nta muntu n'umwe uzigira ubasha kukugenzura. Umunani, nta muntu n'umwe uzi uwo ari we kugeza igihe mutaragirana ibibazo by'amafaranga. Rero ntukagurize amafaranga yawe inshuti, imiryango. Aba bantu bahereze ibyo wumva wabasha kubabonera, ndetse ibyo utabasha kubona nk'amafaranga, impano, jya ubahereza ubujyanama, biba bihagije. Nta deni barimo, ntacyo ugomba kubishyura, ntacyo usabwa kubishyura. 9, uburyo bwihuse bwo guhindura uwari inshuti akaba umwanzi wawe ni ukumutiza cyangwa se kumuguriza amafaranga. 10, kuguza amafaranga ari ayo gukoresha kurya bimeze nko kurya hazaza hawe. Niba ugomba gufata inguzanyo, reka bibe ari impamvu yo guteza imbere ibikorwa byawe usanzwe ufite bibyara amafaranga, nko kwiga cyangwa se ubuvuzi ubaye ubukeneye. 11, amafaranga uhaye umukunzi wawe umugore aba ameze nkaho ari impano kuri we, jya uheba rero. 12, zigama amafaranga ugamije gushora, kubera ko ntago bibaho ko wazigama amafaranga ngo uzabe umukire, bigusaba kuyashora. Ibi bintu byose tuvuze abantu barabyitiranya, niyo mpamvu tugiye kubyinjiramo akantu ku kandi. Gusa mbere ya byose ndabasuhuje, nitwa Ismael Mugisha. Mu nkuru yanjye maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube bikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo mu bigezweho ku isi. Ari niyo mpamvu tumaze kuba abantu 35 birenga by'abadukurikira. Uratekereza iki atari cyo gihe kiza ngo nawe winjire mu badukurikirana buri munsi? Niba udasanzwe ubamo, kora subscribe twikomereze. Télé Montagne Rwanda, we dream big and create changes. Turota byagutse tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango wowe ukoze subscribe uyu munsi. Mu busanzwe gukurura amafaranga bijyanana n'imyumvire, uburyo bw'imibereho yawe n'uburyo ukoresha amafaranga ndetse no kwiyemeza. Aya namwe mu mabanga mu buryo burambuye abenshi mu bakire bavuga ko akurura ubukire kandi agateza imbere ubukungu. Ugomba guhindura imyumvire yawe. Ugomba guhindura imyumvire akenshi kubwira ko kubona amafaranga bigoye ndetse ko ufite make. Iyi myumvire ushobora kuyisimbuza indi nka amahirwe ari buri hamwe kandi nabigiraho, nanjye naba umukire, hari icyo nakora kikabyara agaciro. Bivuga ko ibi bintu byinshi twivugaho akenshi nibyo birema abo turibo cyangwa se abo tubabo. Ugomba gutangira kubona amafaranga nk'igikoresho aho kuyabona nk'igihembo cyangwa se nk'intego. Amafaranga ni ubukire cyangwa se n'ubukire. Ntabwo ari igihembo kwavunitse cyane, ahubwo ni igikoresho kigufasha kugira ibyo ukora, ukishyira ukizana, ndetse ukarema amahirwe menshi mu buzima bwawe. Buri gihe nuhanga amaso yawe mu kurema ikintu cyafasha abandi, amafaranga icyo gihe azagukurikira, azakwizanira rwose. Gerageza kwitoza kwishimira ibyo ufite. Amafaranga ufite
cyangwa se ukorera nyurwa nayo bititaye ngo ngana gute. Iyi myumvire yagiye ifasha abantu benshi kwirinda umuhangayiko ndetse bakabasha kubona amahirwe ahantu henshi. Gerageza kwitoza kwakira no kwemera gufata riske ndetse no kwemera gutsindwa. Abantu b'abakire barabizi neza ko iyo bateye imibare neza bakarikiye bagashora amafaranga yabo, nubwo biba bitavuze ko bagomba kunguka, ibi bintu bibongerera amahirwe menshi yo kunguka ndetse no gutinyuka. Aba babona gutsindwa nk'amasomo mu rugendo rw'ubukire, aho kuyabona nk'ibisitaza bibasubiza inyuma bibaca intege. Guhomba ibintu nk'ibyo bibabera imbaraga zituma batera imbere ahubwo kurushaho. Dore imwe mu mico ushobora kwitoza no guhindura ubundi ukaba umukire. Buri mafaranga yose ubonye gerageza kwishyura mbere. Zigama ushore. Buri uko umaze guhembwa shyira ingano runaka y'amafaranga watekerejeho mbere mu bwizigame ndetse n'andi uyashore. Ibi bikore mbere yo kwishyura icyo ari cyo cyose kigutegereje. Ibyo ni ideni, amashanyarazi n'ibindi. Iki gihe hazaza hawe uzaba watangiye kuharinda. Genga kandi uteganye uko uzakoresha amafaranga yawe bije. Menya neza aho amafaranga yawe atakarira uyatakariza. Bije ngo uyu mugambi uba ugaragaza neza ndetse ukaguha ububasha bwo kugenzura buri kintu, buri kimwe cyose ukora, ndetse ukaguhereza aho wakura igishoro uyavanye cyangwa se ukivanye mu byo utakaza. Iryo ni igenamigambi cyangwa se bije. N'ibihugu bikomeye ku isi bishingira kuri iki kintu. Mu buryo wateguye neza, shora amafaranga yawe kandi wongere uyashore. Ubukire nyabwo buturuka mu gukoresha amafaranga. Uko ushora amafaranga yawe nayo wungutse ukayashora, ngo uburyo bwonyine ubukungu bwawe ushobora kubwubakamo. Menya neza usobanukirwe kandi ugabanya amadeni. Amadeni yose si mabi. Ideni rimwe na rimwe igiye gushora ariyo ntego nyayo ugamije ntacyo ritwaye. Gusa igihe ideni rishingiye ku bintu byo gukoresha ku giti cyawe, aya ni nk'amadeni uba usabwa gufata kugira ngo wihaze ibyifuzo byawe bisanzwe. Aya madeni jya uyishyura vuba na bwangu. Dusoza, dore uko wakubaka uburyo bw'imibereho ndetse ukarema agaciro mu byo ukora. Ikintu cya mbere cyo gukora ni ukwiga no kurema ubumenyi bugufasha kubona amafaranga. Amafaranga burya ajyanirana n'ubumenyi ndetse no kuba uri hejuru y'abandi. Buri gihe jya ushora umwanya wawe mu kwiga ubumenyi bugufasha gukorera amafaranga cyangwa se ubumenyi bukenewe ku isoko. Coding, igura n'igurisha, uburyo bwo kuvuga mu bantu, public speaking, kwiga uburyo bwo kunegosiya cyangwa se kugurisha, ubucuruzi. Gerageza kubaka amasoko menshi ukuramo amafaranga. Ntuzigire na rimwe ushingira ubukungu bwawe ku kazi kamwe. Amafaranga yakure henshi. Ibi birimo gushinga ubucuruzi ku ruhande, amafaranga y'ubukode uvana mu mazu utunze, imigabane. Ibi byose bizaguha amafaranga kandi n'umutekano mu by'ubukire. Ikindi cyo gukora ni ukugerageza guhuza n'abantu bagafashe. Iyegereza aba bantu. Amafaranga kenshi ajyanirana n'abantu muziranye. Umwanya wawe umarane na ba bantu bagafashe babigezeho. Aba baguha ibitekerezo bizima ndetse bakakwereka imiryango mishya, inzira nshya zo kubona amafaranga, kuzamura agaciro kawe. Dusoza, iga kandi umetrize ubumenyi bwo kunegosiya, kuganira. Ibintu byose biganirwaho, kuva ku mushahara uhembwa, amasezerano usinya, kugeza ku nzu ubamo. Ibi bintu byose biganirwaho. Kubaka icyizere muri wowe, ubumenyi bwo kuganira ukabona ibyo ushaka. Ibi bigufasha kujya ubona ibikwiye n'ibyo wakoze ibigukwiriye nyine n'akazi kawe. Kenshi murabyumva, aha ni nko mu kazi kongerwa umushahara. Bizagufasha kandi gutakaza amafaranga make ku bintu ugura, murabizi nko kugabanya ibiciro igihe uhaha. Kwiga uburyo bwo kuganira. None wowe ni irihe somo muri aya rigukoze ku mutima? Amasomo yo gukurura amafaranga. Télé Montagne Rwanda ni igicumbi ukuraho ubumenyi, twese tukabana mu isi tujijutse. Ismael Mugisha ni wo kuba hafi muri urwo rugendo twatangije, ni nawe wumva kuri mikoro. Nizere ko wakoze subscribe. Iki ni ikiganiro agatabo. Naho ubutaha, ikiganiro kikugezaho amasomo y'ubuzima. Naho ubutaha bantu banjye. Urubuga Life Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Life Compass Rwanda
ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha cyangwa se ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri Urubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga nawe umenye uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Life Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zaza gushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe.